Igitabo Inama ku mirire n'ibyo kurya, paje ya 16. Kuba amategeko agenga ibyaremwe ari amategeko ava ku Mana, ni inshingano yacu mu buryo bwuzuye gutanga igihe cyacu tukayiga tuyatekerezaho. Dukwiriye kuyiga tukamenya ibyo adusaba bigendanye no kwita ku mibiri yacu, maze tukabyitwararikaho. Kubigiramo ubujiji ni icyaha. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana? Kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, igice cya 6, umurongo wa 15, uwa 19 n'uwa 20. Imibiri yacu yaguzwe na Kristo kugira ngo imubere ibikoresho, kandi dufite uburenganzira bwo kuyikoreshereza uko twishakiye. Nyamara ibyo umuntu yarabikoze, yakoresheje umubiri we nk'aho amategeko awugenga atabasha kuwuhana. Bitewe n'irari ribi, ingingo zawo n'ubushobozi bwawo byabaye ibinyantege nke, birarwara, biraremara. Kandi izi ngaruka Satani yazanye kubw'ibishuko bye bwite, azikoresha anenga Imana. Yereka Imana umubiri w'umuntu Kristo yacunguye ngo awugire uwe. Ngaho nimurebe iyo shusho y'umuntu ibigaragara imbere y'umuremyi we. Bitewe n'uko umuntu yacumuye, agahindanya umubiri we, kandi agahindanya imigenzereze ye, mbega uburyo akoze Imana isoni. Iyo umugabo n'umugore bihannye by'ukuri, batangira kubona amategeko y'ubuzima Imana yashyiriye imibereho yabo ngo ibe mizima, maze bagashaka uko birinda ibyateza intege nke imibiri yabo, ubwenge bwabo n'intekerezo byabo. Kumvira ayo mategeko bigomba kuba inshingano y'umuntu wese. Igihe tutayumviye, tugomba guhura n'ingaruka z'uburwayi. Tuba tugomba kuzasubiza impamvu ya bene iyo myitwarire n'imigenzereze. Bityo ikibazo tubazwa si iki ngo ni iki abantu bazavuga, ahubwo ni iki ngo mbese nkanjye w'umukristo ni buryo ki nafata urusengero Imana yampaye? Mbese nakora ibyiza bishoboka byose mu buryo bw'umubiri n'uburyo bw'umwuka ngo ndinde umubiri wanjye ukomeze kuba ahantu Mwuka Muziranenge yibera, cyangwa ntawuhindura igitambo cy'intekerezo mbi n'ibikorwa bibi by'iyi si? Igihano cy'ubujiji. Imana yagennye amategeko agamije kuyobora imiterere yacu, maze ayo mategeko mvajuru iyashyira mu mibereho yacu. Uwo ari we wese ugomeye ayo mategeko, bitinde bitebuke, agerwaho n'igihano kigendanye nabyo. Inyinshi mu ndwara zagiye zizahaza kandi n'ubu zikibabaza abantu bazitewe n'ubujiji bikururiye bwo kutamenya ayo mategeko. Bene abo bantu bigira abantu b'indeba ku byerekeranye n'amategeko agenga ubuzima, maze bagakora ubutaruhuka kugeza ubwo batagangara. Noneho igihe bamaze kugera ku buce umubiri n'intekerezo bitagifite igaruriro, bakajya kwa muganga, maze bakiyuhiza imiti kugeza ubwo bapfuye. Nta guhora mu bujiji igihe cyose. Iyo abantu bamwe babwiwe ibyerekeranye n'ibyiza byo kugira ubuzima bwiza, akenshi barakubwira bati turabizi cyane, ariko kubikora bikatunanira. Ntibazirikana ko bazabazwa iby'umucyo wose babonye werekeranye no kwitungira amagara mazima, kandi ko ingeso yabo yose mbi iba igaragarira mu maso y'Imana. Ntitugomba gufata imibiri yacu uko twishakiye. Buri rugingo rw'umubiri na buri ngirangingo yose y'ubuzima bikwiriye kurindwa imigenzereze mibi yose
yabigirira